Iyi ntabwo ari ifoto nk'ubushize nk'uko musanzwe mubizi kandi mu bacu mbere kugira icyo mvuga icyo ari cyo cyose reka maze na playing ino video kugira nkomeze wenda murahita mumenya n'icyerekezo cy'amashusho yose ki podcast ya kabiri episode ya kabiri nta bintu byinshi reka nyi playing uri umutega wowe umukurimba wowe uri umukatsi wowe umuseyi umugurikazi wowe umubanda wowe umubanda wowe umuhumuro ya amashusho rero muri kubona ntabwo yafashwe ejo bundi ni amashusho amaze iminsi ntabwo ari ay'aka kanya aha ngaha kuko ko ari impinja mwumvishe ibyo yavuze nimba utabyumvishe neza reka nongere mbigusubire mu bwa kabiri kanongere playing inshuro ya kabiri wenda ubyumve neza ibyo uri kuvuga n'abantu hari igihe waba utabyumvishe nkahita nkomeza utamenye impamvu yatumye mfungura aya mashusho mbere na mbere kanongere nyawe playing uri umutega wowe umukurimba wowe uri umukatsi wowe umuseyi umugurikazi wowe umubanda wowe umubanda wowe umuhumuro ya mbere ko njya kuvuga impamvu yo gupanga n'amashusho reka maze nafata umwanya nshimira umufana wacu yitwaje Mary umufana wacu amazina ya nyayo yitwa Munyembabazi Etienne ni buri kutwumva abantu turagusuje yari iti mutwe twarishimiye bakoze kudutera courage kandi rero mu mpamvu y'aya mashusho amashusho rero akomoka kuri comment hano umuntu ufana wateye comment amazina ye yitwa Mugarura Gabriel yatwoje ikibazo kibaza ngo mbese ubwoko bw'abashambo babatambira ukomoka kuri inde kanongeye gisubiramo bivuze mbese ubwoko bw'abatambira nako ubwoko bw'abashamba batambira ukomoka kuri inde ni ikibazo arakubaza nimba arakibarije giti kirenda ari ukibariza ntago mbizi nimba arakibariza inshuti ye ntabwo twabimenye gusa turamusubiza muri rusange anga turamusubiza muri rusange mu Rwanda rwa kera rero mu Rwanda rwahozeho kuva na kera hose hahoze imiryango keza hano mu Rwanda bikigendana badashaka kubyitaho nta nubwo tunabyitaho ariko twebwe nk'abantu bako muri Kongo n'umunsi turacyana bifite tugira imiryango tukagira n'abakuru b'imiryango byahozeho ni ibintu twavutse tubona ba data bakora nabo bari gusaza natwe tugiye kubisigarana ikintu cyitwa umukuru w'umuryango byahozeho kuva na kera umugabo rero kamusubiza muri rusange ntabwo yabaje biri specific ngiye gusubiza muri rusange ngiye kubwira imiryango iyo miryango ko ari ibiri ya kera kuye yahozeho kuva na kera hari amazina y'ingo zigize umuryango gakondo w'Abanyiginya hakabaho n'amazina y'imiryango zigize umuryango gakondo w'Abakono hari Abanyiginya akabona Abakono n'ibyo ngibyo ko ari bibiri ni akaba ari imiryango yari migari cyane kuruta indi migari indi miryango yose ubwo yari kuye mu izindi miryango hafi ya yose imiryango ko ari bibiri mu Banyiginya akabamo nibo barabame nibo batwaraga ibihugu nibo batwaraga ingabo zose bakajya gutera hanze kugira ngo u Rwanda barwagure hakabamo nibo barabame n'ibwami nyine noneho ngiye gutekera kubita hano imiryango yose iri mu muryango Nyiginya niyo mbere ngiye kuvuga nimara kuvuga ndagukubita indi miryango hafi yose iri muri muryango gatso nako mu muryango gakondo w'Abakono
kandi rero ntabwo ndi bujye gushyiramo byinshi cyane imiyaga no kujya gushyiramo aba sponsor nta mu sponsor n'umwe dufite nta n'utu matter of fact nta n'utu nakeneye we don't need no sponsor we don't kubera ko ntabwo turi kumekingana amafaranga we just out here turi hano kugira ngo dutange amakuru dutange information rero reka nkubwire imiryango yose mu miryango Abanyiginya umuryango mukuru w'Abanyiginya rero imiryango irimo harimo abahumura hakabamo abakatsi hakabamo abasabira umusabira wese basabiraza ku mwanya wa gatatu umusabira wese hano wese muri Kongo cyangwa mu Rwanda cyangwa mu Uganda ndagusuje akazamo abasango akazamo abataganya akazamo abagera bene bihi abari bata bene gitori abanyabyinshi akazamo abatamba arangira akazamo ubwoko abagambira akazamo abene muganya nako abene munyiga akazamo abakobwa akazamo abari mu ngoro akazamo abamenyeri akazamo abahanga akazamo abaganzu akazamo abagege akazamo abacuraganya akazamo abagenzi akazamo abahaye akazamo abarimbi akazamo abantu z'abashambo abatsobe ariko abatsobe abatsobe babagera gusa akazamo abagunga akazamo abahaye akazamo abasharangabo akazamo abahindura akazamo abagara abaturagara akazamo abashingwe hakazamo ubwoko bw'abashambo hakazamo na abashingwe hakazamo abanungu hakazamo abahima hakazamo n'ubundi bwoko bw'abagunga noneho n'umuryango w'abaki ni umuryango w'Abanyiginya noneho hakaba n'umuryango w'abanuza Abakono hano hari umuryango cyangwa se amazina y'ingo zigize umuryango w'Abakono harimo abatare kazamo abamonyo kazamo abakuyu kazamo abakomeza kazamo abaheshi kazamo abagirangabo excuse me kazamo abajinyo kazamo abacumu kazamo abaramira kazamo abadwege abatega abaguri abareme akazamo nako abaremere siko ndi kubivuga mu bindi no kutamenya kubisoma ntabwo utamenya kubivuga no akazamo abaremere akazamo abahaya nako abaha akazamo abagiri akazamo abatuku akazamo abakorejo akazamo abatota abakara abasoni abakurimba abakesha akazamo abasogi ubwoko bw'abasogi hamwe mwese ndabasuje iyi ngiyi rero ikaba ari imwe mu miryango nyine igize indi miryango yose yari iri mu gihugu cy'u Rwanda nimba utumvise mu ubwoko bwawe ntabwo namenya ngo uri mu muryango we nimba utumvise ubwoko bw'umuryango wawe byange bikunda ukomoka kuri umwe mu miryango twavuze hejuru byange bikunde umwe ukomokaho nimba uri ubwoko runaka butiyumvisha muri ino miryango ari ibiri harimo umwe wabyaye ubwoko bwawe kuko n'imiryango yari mikuru ko mu gihe cyashize n'imiryango yari mikuru ubwo byange bikunde harimo umuryango umwe wabyaye umuryango ukomokamo nyine usubiye inyuma cyane ntabwo ari n'ibisekuru byinshi ubwisubira inyuma ugasubira inyuma wasangamo umukuru uri muri imwe navuze ahangaha ku Bakono cyangwa se
no ku Banyiginya. Ukuntu uriki byahoze twavuze tubisanga no munsi uracyariho kandi ongera nsubizemo abantu inshuro ya gatatu ugiye kwa applyinga ubwo muri hangana ni n'iby'igikundira reka ziko n'impinja zingana gutya ziri kwivuga zikavuga genda umunaka nanone kandi umunaka abantu bari mu Rwanda mwihangane ubwo urwo mupfuye mugumye mu rupfe mwihangane mu Rwanda ubwo ni urutyo rumeze nta bintu byinshi reka nongera mbasubizemo. Ni uburyo beza abana rero abana ni abo mu bigogo naho nani mu Rwanda gusa Imana ishimwe abantu bo mu bigogo twe turacyazirikana iby'iwacu turacyabizirikana turacyabifunganye twanze kubita twanze gufata ibinyamahanga twagumye twarabigumanye bistikone angane mu bigogo ntazwi mu Rwanda aba muri Kongo barabizi abakiri muri Kongo cyangwa se n'abantu bakivuyemo vejo bundi baracyabizi we still stick on it. Kwanza kurekura. Ariko impamvu yo gufata na podcast ni podcast episode ya kabiri kwari gusubiza ikibazo cy'uyu mugabo yabajije. Umugabo sinzi niba musubije neza sinzi niba asubijwe neza cyane. Mugarura Gabriel sinzi niba wasubijwe pe. Wabajije mbese ubwoko bw'abashambo babatambera bokomoka kurinde abashambo wumvise ko bari mu muryango w'Abanyiginya ubwo twagusubije muri rusange ntabwo tugusubije specific ntabwo nzi ibisekuru byawe gusa usubiye inyuma byange bikunde urisanga muri no miryango twavuze Abanyiginya subira inyuma neza urahita ubibona nimba uzi ibisekuru byawe nimba utazi ibisekuru byawe ntabwo nta kintu nta muntu wanagufasha nta n'umwe nobody. Kandi wasanga umuntu uko bazasanga ari nk'ikigabo gifite n'imyaka nka 35 kuzamura rezi impinja ziri kuvuga ni n'abakobwa noneho ntabwo ari abahungu wenda ngo aramenya n'ibisekuru byabo ni abakobwa abazava mwabo umunsi runaka bazava mwabo bagende babajyana ariko bari kwivuga amako yabo abantu batuye mu migi cyane cyane cyangwa se ahantu bitangaza batitaye ku bintu byabo ntabwo bigisha abana babo inkomoko yabo ntabwo bigisha abana babo imiryango bikeneye n'abantu batuye mu Rwanda basanga ariko njye mu Rwanda nageze ndabizi abantu batuye mu Rwanda mu migi ntabwo ibyo uvuga mu mwana ngo ndumunaka mwishwe abana aka kandi I'm proud of it ibyo ntabwo bikibose nawe mwese muri Abanyarwanda mwese muri Abanyarwanda bitewe n'impamvu za political reason mwese muri Abanyarwanda nta muntu w'inzobe nta muntu w'urukara nta muntu wakuye wavuye mwamenyo nta kirema nta n'umusazi twese turi abantu mu Rwanda twese turi Abanyarwanda twire umuntu w'inzobe vuga ngo uramuntu w'inzobe none uramuntu n'Abanyarwanda iki sawa reze ubwo mwihangane nyine cyangwa musigeho mwese muri Abanyarwanda cyakoze umunyarwanda ariko ubyitayeho nta muntu utatuma umwana amenya ubwoko bwe wabyitayeho ku mashuri ntabwo bazamwigisha ahubwo bazamuvanamo ukuntu ki system ni uko imeze mu Rwanda ni yo kugira abantu bose Abanyarwanda nk'ukuntu bose n'undi ari Abanyarwanda ariko byose byatewe n'amashyano yagiye babaho ubwo mpamvu are aba extremist they fucking extremist when you use ibintu by'amoko mu Rwanda ubwo Abanyarwanda inzego zo mu Rwanda n'aba extremist bahita bakwataka vuba ntabwo bavuga ngo n'umutsobe none ntabwo umutsobe w'ubwo Umunyarwanda ubwo deje saudes mwihangane umuntu utuye mu Rwanda ikibazo cy'imiryango wahita avuga ngo uri umukono wangu
cyangwa uvuge ngo ariko buri kintu cyose kigira inkomoko. Impamvu mu Rwanda nyine batabijyamo ibyo ari byose niko ndi gukeka. Impamvu amashyano yabereye mu gihugu cyabo. Igihugu cyabo habereye amashyano. Ntabwo bisekeje guhera n'abaje. Kuko amashyano yatembye aza iwacu. Yabaye mu gihugu cyabo atemba aza iwacu. Kandi natwe ibintu byatubaye natwe turabizi. Natwe twabaye impunzi kubera amashyano yabereye mu gihugu cyabo. Amashyano yabaye mu gihugu cyabo aratemba aza iwacu. That's pretty. Can you imagine it? Bagize ibibazo mbese niyo mpamvu mvuga ngo nta banyarwanda nta twebwe. Na tipe bagize ibibazo natwe bitugiraho ingaruka. Zangegera aho zihunge zerekeza muri Tanzania cyangwa muri za Burundi, zahunze zerekeza iwacu. Bageze iwacu nawe ibyatubaye nawe murabizi. None rero buri kantu hose kagira inkomoko. Kanongera imbere ke indi video sinema muyizi. Igiye gutwara akanya gato ariko ngiye kuvuga ku bakoroni none. Yogana ku bakoroni. Mu Rwanda uretse mu Rwanda basi kanse birabanyarwanda basi. Nubwo nta bari bahatabiriza nta cyo bintu nkaye. Gusa bya biza bibaye. Abantu mu Rwanda kubera iki mutakwishimira abo muri bo nyine. Kwishimira uri we ubwo ntubikoreshe as a violence, gukoresha uri we ngomaze mujyane kujya mu rutisho undi muntu wari wese. Excuse me. Anyway, kambereke ikiganiro kira shiftings katwerekeje ku bakoroni. Video murayizi cyane ubwa mbere ayibona. Asanga benshi muri mwe bwa mbere bayibona. Nta ubwa mbere reba n'abanyarwanda murabazi. Ngamwe munyaka abanyarwanda ba mbere biriko rero ko nbogoshwe. Jizukare. Ingigera z'abazungu zikigira mu gihugu cyo mu Rwanda. Ngabona za masotera izo ni inyambo. Abagabo rero kuko nabazungu ko ntago baje muri kiriya gihugu mwana baje kwasaka amahoro ngo baje cyangwa baje kwataka ibyiza bindi uretse kwasiga ibintu by'inzangano nyine n'abantu bagasigara bari kwicana. Dore akantu kavuyeho na n'umunsi nta muntu uzakagarura. Niyo byana hari umuntu witwa ngo ni Rutanga rw'amaboko, big up tanga amaboko namukuri ngo namuye kuri YouTube. Yes, I kind of like what he did. Kabaho n'undi witwa ngo ni Ndera. Undi musore uvuga ibisigo ntabwo ndibuka izina rye. Byibuze nibagerageza kugarura u Rwanda rwahise. Nubwo bivunanye kugira ngo rugaruke. Dore abanyarwanda bakirano cyo basaga. Tubabonye ahangaho ni mukunguro y'umwami. Ahangaho ni kunguro y'umwami bwo kwa Rudahirwa. Aya n'amashusho ariko ni amashusho ataranyaye ngo umuntu umubona ntabwo ari umwami Rudahirwa. Gusa abanyarwanda muri kubona n'abanyarwanda bakera bakora amasuku rwose nuri cyari basa. Barebe ukuntu basa. Byavuye ubuno nta ari umunyarwanda ari umunayigeriya bose barasa. Reba umunyarwanda akira n'icyo yasaga kano kanya umusore w'igikwerere muri Kigali, umusore w'igikwerere muri Nigeria muri Lagos. Wakize yariya ntago mu China yavuga ati nguru umunyarwanda nguru muri Nigeria. No, bose barasa. Ana amashusho afashwe kera guserekanaga harimo abaturage mu Rwanda bakera. U Rwanda rwa kera kono rwasaga byari unique. Kandi ko uniqueness rero bw'abadiyo n'anyaga bazungu baraje bivana baje nibara ko bari n'abasirikare rero baraje bagiye mu mashuri bavuga ati mwabana mwese mubwira kogoshwa. Abantu bagiye baragoshwa.
babadodera imyenda, barambara amapantaro, amakositime, ibinigi baga bambara babivanishamo akantu kose kari unique kariko kose, nyine akantu kose kagaragaza umuntu wo mu Rwanda ko ari umuntu wo mu Rwanda. Biranyogosha ariko nabirebe isura yasunzura irebe kwisera mu nanda hano bagize bagira amasunzu yose mu Rwanda bonyine, ukuntu nta ndano babyina bateze nk'inyambo kwisera imutse mu Rwanda, nta ndano haba ibishyengo, ntaho kwisera imutse mu Rwanda. N'abandi bafite ibyabo ntabwo twabimenya ni ibiki, gusa igishyengo nicyo mu Rwanda, amahama nayo mu Rwanda, ibinyemera nibyo mu Rwanda. Naho kinyemera kinyemera ni icy'abagogwe kinyemera ni icy'abanyemera bo muri Congo, ni icy'abagogwe mu Rwanda, nta n'icy'abatutsi batuye muri Congo. Akabaho kinimba, akabaho ibyo n'ibintu biri byo mu Rwanda gusa, n'ibyo ngibyo bindi byo mvuze hejuru nabyo bigaruka mu Rwanda, uretse impamvu za politiki bazanamo ngo kubara nabo mu gice cyo muri Congo. Fuck that. Mwanya mu Rwanda rwa kera ibi ntago bikibaho, hagize umuntu kubona ugushwe nakanye umuntu w'umusore yakubise amasunzu, urusizi rwose yacamo, bose baramureba bati umuntu yasaze ahubwo kandi banyiri kumwita umusazi kandi ari bo basaze. Kandi nsure ku inka zasaragiye, izi nka ntabwo ari iz'iwacu ariko nuko zirusha nyine umukamo inyambo, ariko ingwe burya ntabwo ari iz'iwacu. Kandi subireho abanyagore rero baragiye batuvana mu uniqueness, nta munyarwanda, nta mu Nigeria, nta mugande, nta munyatogo, nta munya Centrafrique, nta mukongomani, nta mu Zimbabwe, nta mu Cote d'Ivoire, mwese mugaragara kimwe, mwambara kimwe, nta uniqueness uretse ururimi rwonyine niwo bihuje. Ariko guess what, muri Zambia n'umuntu wo muri Kenya bahuye bakavuga icyongereza, n'umunyarwanda akaza agakubita icyongereza. Umunyamahanga ari wabareba bose uko batatu bati uyu nguyu ni umunyarwanda, uyu nguyu ni umu Kenya, uyu nguyu ni umu Zambia. Rukiya nko mu China yabimenya, mu Japan yavuga ati uyu nguyu ni umunyarwanda. No, mbese ikintu gisigaye kiri unique mu Rwanda ni kimwe gusa, ururimi rwonyine. Hasigara ururimi rwonyine, narwo runo rugenda rutakara nibyo bizagira narwo ruvuyeho iteka ryose. Hano se barabaye abasirimu, nta n'umwe witaye ku bintu byabo, nta muntu umwera mu gacuma, twese tunywera mu macupa, nta muntu ukinywa urwagwa, twese tunywa za Hennessy, tukanywa na za Jack Daniel. Ko bibabajira kirezo ngibyo, nta twese twabaye abasirimu, ubwo nuko abasirimu tu, ariko biranababaje sikubura unique. Cyeko zero umuntu nk'abantu bari mu Rwanda bo ntago bamenye, ntago bazi unique, they don't know how uniqueness is, nako how important it is to have your own uniqueness. They don't know. Abantu mu Rwanda ntago bamenye ko abantu mu Rwanda cyangwa se no mu gace k'iwacu tugakunda kuvuga mu Rwanda kubera ko n'ubundi hariho majority y'abantu tumeze kimwe. Turi muri Congo ntago ari majority y'abantu tumeze kimwe, kandi niyo mpamvu dukunda kuvuga u Rwanda cyane. Abantu mu Rwanda nta ndirimbo, nta banzi tugira muri Congo tuvuga ngo umuhanzi wacu ngo muri no, birongera kugaruka ku banzi mu Rwanda ngo bahateye imbere, bikarangira natwe bitwezeho nka gutyo, tukabagira nk'abacu kandi tutari abanyarwanda. Ariko ni kubw'impamvu z'ibihugu, ni impamvu z'ibihugu gusa. Mu mitima yacu twese turi bene gihanga, twese tugomba gihanga. Twese dufite imizi imwe, inkomoko n'imwe. Abantu ntabwo mwabuze ururimi umuze n'umuco
nuko uvuga ngo nabara n'abanyamahanga ngo n'abanyamahanga. No, iyo ni impamvu z'abakoloni nibo baje baca imipaka ku nyungu zabo birangira tuheza muri za tongo za Masisi. Abandi nyine abandi baguma i Gisenyi n'abandi baguma mu Bigogo, ariko n'ubundi twese turi bene mugabo umwe. Ntabwo ubwoko bwanjye bwahita busa n'ubuntu muri Gisenyi cyangwa uri mu Bigogo. Ndi umunaka mubyara banjye bari mu Rwanda, cyangwa byara ba data bari mu Rwanda, cyangwa byara basogokuru mu Rwanda. Izi impamvu umuntu witwa Rudahigwa bamushyinguye, umuntu ugiye kurikira amateka, Rudahigwa bamushyinguye ahantu bita Itongo muri Masisi. Itongo muri Masisi ni hehe? Ni mu Rwanda. Yes, yashyinguye Itongo muri Masisi mu gihumbi cya ryari, mu gihumbi magana inani za mirongo inani na nibwo yatanze bamushyingura ahantu muri za Tongo muri Masisi. Ni gute bazambwira ngo Itongo muri Masisi? Icyo gihe abazungu bagazaza ngo bace imipaka yabo, nibwo akiri kuhagera mu Rwanda. Ibyo byose ni gute uzambwira Itongo muri Masisi ngo ari mu Rwanda na Kongo ari muri Kongo? How? Iyo ni impamvu za politiki, niyo mpamvu no munsi tukiri kuryana. Rero reka mbabwire pe, uniqueness bwavuyeho. Nta uniqueness, nta n'umuntu nabyitaye kwanza. Ibintu byose biri kugira ngo bise byose. Ibarabara ryo mu Rwanda risa n'ibarabara ryo muri Kenya, risa n'ibarabara ryo muri Libya, risa n'ibarabara ryo muri Somalia, risa n'ibarabara ryo muri South Africa, rikongera rigasa n'ibarabara ryo muri Australia cyangwa se muri United States, muri ahantu runaka. Kaburimbo zirasa, inzu ziteye kimwe. Ibaze that's pretty crazy. Inzu y'igorofa ubwo iri muri Japan, muri Tokyo, bisa neza n'inzu y'igorofa iri mu Rwanda. Nta uniqueness yavuye nyine, nta kantu ka unique, nta kwisa byararangiye. Ubwo mwese no gusa ibihugu byose bigomba gusa. Kuba bitabaje kuklaminga rero uriwe kano kanya, niyo mpamvu bakunda nk'umusazi kubera impamvu z'aba globalist cyangwa n'ibindi byose. Ubwo nubwo byananzanye ngaha gusa, ikintu kiri gutuma mvuga ngo ibintu byose bino birasa byaturutse ku bakoloni. Abakoloni bo baje bavuga ati no bana imisatsi yanyu ntabwo kiri umunyarwanda, ahubwo imisatsi iri kudutera iseseme, just cut it off kugira duce intoge, tureke gukunda igihugu cyacu, tureke gukunda umuco wacu, tureke gukunda za kirazira z'iwacu, ahubwo dukurikize iki? Ibidafite icyerekezo by'abazungu byo gukora ibyo ushaka igihe cyose icyo ushakiye, bidafite imirongo ntarengwaho, birangira ubuzima bwacu bubaye miserable. Kera abazungu batari baza, ntawe umunyarwanda yagize ugira depression. Nta munyarwanda n'umwe yagize ugira depression. Ariko abazungu bazanye ibibazo, nta byiza bazanye, ahubwo badusizemwo ubupfura buke. Dute ibyacu, ariko niyo umuntu agerageje, ikibazo niyo umuntu agerageje kubigarura cyangwa kubishyigikira, bamubona nk'umusazi. Abafashwe babaye nk'abazungu, bafashe imico y'abandi, barabashaka kurya amafiriti, barakurya amavuta gusa, niyo bamubona nk'umusazi. Kakanya wambaye amasunzu cyangwa se ukayogoshwa, ufekinze abantu ukambara amasunzu ya fake cyangwa se ukayogoshwa ya nyayo, aho waca bose bakubona nk'umusazi, kubera ko nta uniqueness kibaho. Umukobwa usa neza yambaye nko muri New York City, umukobwa uri mu Rwanda usa neza yambaye nk'umukobwa muri New York City, n'umuntu wariye neza yariye nk'umunyamerika cyangwa se umuraya. Ubwo that's pretty much it. Ubwo yari podcast 30. Ubwo niba tutaganiye dusizeho cyakoze impamvu yo gufata ibi byose nta no kwigisha. Ubwo mwakoze murakarama.
bantu mwanyumvishe kuvugira ku tangiro kugira ku iherezo, ubwo turi kumwe naho mu kindi kiganiro, ubwo ciao bye, nimba babaye babara turi kumwe.